banjugunya muri puberi. Ni abaturanyi bamfashe barangije bariya nyine batwara ibishingwe nibo bahamagaye leta iramfata injyana mu kigo cy'imfubyi. Maze kunjyana mu kigo cy'imfubyi ngeze imyaka 12, haza umugore aravuga ngo mwana kugira ngo basi nsubize mu kigo cy'imfubyi. Arangije arancuruza n'abagabo 2 kiduka n'imitungo y'umwana. Nuko rero ndamubwira ngo ndatwite, anyirukana saa 6 za nijoro. Njya kuganzika muri rigori ngeze igihe cyo kubyara. Ngejeje igihe cyo kubyara urugendo rwose tumaze gukora ntabwo byoroshye no kuzamuka ku musozi. Umusozi ntabwo woroshye kuzamuka. Hano haruguru gatoya tugiye kuhagera. Muzi ikintu kitujyanyeyo? Yaje kunsaba mu kigo cy'imfubyi amakazi ko mu rugo, akazi karananira kugira ngo basi nsubize mu kigo cy'imfubyi. Anshuzanye n'abagabo 2 nshiduka ntwite inda ya Mugisha. Ni abagabo b'inshuti ze nyine yajyaga azana bakamuha amafaranga njye bakanjyaho. Ari ubwa mbere cyangwa yarasanzwe abikora? Yarasanzwe abikorera n'abandi avuga atari njye njyenyine. Yari yanyirukanye saa 6 za nijoro. Tangije rero cya kuganzika muri rigori ngeze igihe cyo kubyara nyine mubyariramo ambulance irazirantora njyana ku Muhima. Njyaye ku Muhima tangije rero bahita banamfungirayo. Kubera icyo utiga? Nta bushobozi dufite. Ikindi kintu nabasaba ngewe ni ukugira ngo basi mbone ko umwana wanjye aziga ngewe. Nk'uko mubizi rero mu minsi yashize nko mu mezi 2 ashize twabagejejeho inkuru y'umubyeyi mama Mugisha. Ni umubyeyi wagize ibibazo bikomeye, wagiye aca mu buzima bugoye cyane, wari ubayeho mu buzima butari bwiza. Inkuru twayibanyujijeho mwarayibonye, twifuza twiyemeza kumukorera ubuvugizi cyangwa kumushakira ubufasha n'inkunga kugira ngo abe yahindurirwa ubuzima. Rero twabigezeho, hari abagiye badufasha, twagiye tubona abantu bagiye batandukanye bakozwe ku mutima n'inkuru y'ubuzima bwe, biyemeza kumufasha mu buryo bugiye butandukanye. Ni benshi bagiye bitanga mu buryo butandukanye kandi buri wese mu buryo yifite. Burya niyo umuntu aguhamagaye akagusengera nabwo abagize icyo agufashije. Yes, turashimira cyane by'umwihariko Fondasiyo Urukundo n'abamambure bayo bose turabashimira mu by'umwihariko ko mwagize uruhare runini cyane muri iki gikorwa cy'urukundo cyo gufasha mama Mugisha. Turashimira cyane mama Clemence uri mu Bubiligi, nawe warakoze cyane, n'abandi mwese, n'abandi ni benshi ntago twabona umwanya wo kubarondora. Mwagiye mwitanga mu buryo bugiye butandukanye, turabashimira cyane kandi Imana izaba Mugisha aho mwakuye ibasubirizeho ibakubire 7. So ubu tugiye kugenda mama Mugisha, tugiye kumwimura, giye kuva hano Kimisagara, mwabonye ko hari mu manegeka hatameze neza. Ubu tugiye kumwimurira i Masoro. Tugiye kubana muri uru rugendo. Mama Mugisha warangije gutunganya ibintu? Okay, nta kindi rero tugende. Mugisha
uzajya niga ibintu rero Mugisha amazi urayashobora ni ya mavuta ntari ibigo nyine bagutwaza ibaze buri muntu afate mpamagarira na Mariya bararo Mariano, ngwino ufate iteru. buri wese icyo ashoboye yavuze ati narize ko ntwasa manuka Mugisha. Mwandusha umunyamakuru mwandugije uko mubibona bine mubyeyi Mugisha aragira umwanya wo kugusubiza mwese Asuhuza. turi hano uriya niwe Mugisha buri wese tugiye kumwereka inzu ariko mbere na mbere ndagiye kwanza amazina ashimiye ntibabibwire nitwa Eritiye ni njye wakoze iriya nkuru ya Mugisha kugira ngo tumufashe so mu by'ukuri mwarakoze cyane ntabwo kubwanjye ntabwo nabona icyo mvuga cyangwa icyo uburyo ikintu nakora kugira ngo bigaragare ko nishimye cyangwa mbashimiye gusa Imana nibizi kandi izabibahembera wabanza ukanabasuhuza bose ukabanyuramo ukabasuhuza kugeza tugenda sibyo Mugisha suhuza abantu bose Suhuza abantu Mugisha. sibyo Mugi. Suhuza abantu nka mama. Rero mama masuhuza abantu. Mugisha Bagufaturi. Nageze ndi hanze. Bararira. Mugisha, wabonye umushyitsi wawe? Mugisha Utware ku kamera. Utamuhaye ji. Utamuhaye ji. usangiye mariti Atari haha. yego yego ni ngombwa ko agomba kugira inyuma gakina Bamugisha uze tujyara muri jardin Mugi ngwino. wambabariye Mugisha ngwino ndaguterura ngwino umurura haryama ngwino sa shambabarira kandi ntukajya usuzugura abantu bakuru mama Mugisha ubusanzwe yabaga Kimisagara aho bita Mukombe abantu bahazi ariko hejuru mu birama hejuru ku musozi ni kuzamuka hejuru gusa ku musozi bazamuka kugera aho bari intambara bajyanyeyo ubuhamya rero yabo rero twari turimo kugenda ubusanzwe twari tugiye gufata inkuru y'undi mubyeyi ariko yari itandukanye ibyo byari ibindi bindi dusanga Mugisha na mama we bicaye ku muhanda ntabwo twari tubazi ntabwo twari tuzi impamvu bahicaye ariko Mugisha ni umwana uri sharp cyane ari sharp abaraje ko yabonye dufite microphone araza ati ikintu ushobora kukivugiramo ikintu mbese ko uri hano ntabwo wiga ngo none kuri ku muhanda ngo ndi kumwe na mama ari he ahita mutwereka yaricaye ku ruhande mbese muri gukora iki ku muhanda ngo dutegereje umuntu uri buduhe ikiraka cyo kumesa ngo mama ngo aramesa kugira ngo tubone ibirayi byo kurya twumva ibi dukoze ahantu natwe kubona umwana nk'uriya ukuntu yabivuze hari ukuntu ubaza umuntu ikintu akajijinganya cyangwa akavuga ubona atabifiringa neza ibyo ari kuvuga ariko yaraje atubwira ati nyine ngo turi hano urabona dutegereje ngo umuntu ngo uduhe ikiraka tukajya kumesa ubundi tukabona ibyo kurya kumva biradutangaje cyane niko kumwegera turamubaza se bitewe ku mwana uri ku muhanda n'iki turaganira kumva inkuru y'ubuzima bwe irakomeye cyane ntabwo twari dufite ubushobozi gusa twaravuze tuti hari aho twabishyira cyangwa aho twabigeza wenda ubwo ntabwo tuzabura abagira neza baguha 1000 baguha 2 ariko ibyo tuzaba dushoboye
n'ibyo. aje kunshyira mu ikarito anjugunya muri puberi. Ni abaturanyi bamfashe barangije bariya nyine batwara ibishingwe nibo bahamagaye leta iramfata injyana mu kigo cy'imfubyi. Maze kunjyana mu kigo cy'imfubyi nuko rero ndakura ndiga ngarukira mu wa kabiri pirimeri. Nuko rero ngeze imyaka 12 haza umugore aravuga ngo mwana wo kurera barananga bazi ko ari umubyeyi muzima kugira ngo basandere amakazi ko mu rugo akazi karananira kugira ngo basansubize mu kigo cy'imfubyi. Arangije arancuruza n'abagabo 2 kiduka n'imitinda y'umwana. Nuko rero ndamubwira ngo ndatwite anyirukana saa 6 za nijoro njya kuganzika muri rigori ngeze igihe cyo kubyara. Ngejeje igihe cyo kubyara ndangije rero umwana wanjye mubyarira muri rigori. Nta myenda nari mfite, nta gitenge nari mfite cyo kumwambika, nta kintu na kimwe cyo kwambika umwana nari mfite. Ibi bintu mubona nambara nabagira neza babimaye. Ndangije rero mbona ambulance iramfata irangije injyana ku Muhima. Ndangije bahita banamfungirayo njya gusaba icumbi ndaribura mpita nsubira muri ya rigori. Nsubiriye muri ya rigori mbona haje umumama aravuga ati ngo kuryamye muri rigori. Ndavuga ati nuko nta hantu mfite ho kuryama. Arangije arambwira ngaho kugira ngo ukomeze urarane umwana muri rigori nta kintu ufite cyo kumwambika, ngwino njye kugucumbikira ejo mu gitondo uzashakishe inzu yo kugira ngo nkukodeshereze. Ndangije rero njya kuyishakisha ibihumbi 5. Ubu niwe yajyaga anyishyurira. Kuri Imana yo mu ijuru ibaho Mugisha pe. Uyu mubyeyi yaramfashije igihe kinini, n'abantu babagira neza baramfashije bakazajya banzanira icyo kurya pe. Kuko njyewe imirimo yanjye nakoraga n'akazi, nagendaga gushakisha ibiraka byo kumesa nkabona izo senyise cyangwa 200 kugira ngo umwana wanjye arye. Ariko kubera mwebwe mwitanze, Uwiteka Imana yo mu ijuru ibakubire 7. Nta kundi kuntu nabashimira pe kuko simfite ibihembo. Nongeye kwirirwa nitwa Gisimba Deo, nkaba mpagaze hano imbere yanyu mwese mpagarariye mu izina rya fondasiyo Urukundo. Hano uko turi hano dufite aho twagiye duturuka hatandukanye. Hari groupe yitwa Urukundo, hakaba na fondasiyo Urukundo, hakaba na groupe yitwa Ineza, hakaba n'abandi bagira neza bagiye baturuka hirya no hino bagiye bakorwa umutima n'inkuru ya mama Mugisha, kuko yagiye isakara hirya no hino bitewe n'amasocial media. Nuko twese bidukoraho turahaguruka. None ubwo urukundo n'ubugizi bwa neza mu mitima yacu, inkuru ya mama Mugisha yadukomanzeho. Abo twari kumwe kuri groupe dufata umwanzuro ko tugomba kumufasha uko dushoboye mu mbaraga nke zacu. Nibwo nyuma twagendaga tubona umunyamakuru tugezaho abandi bantu hirya no hino bagiye bamubwira ko bafite imbaraga. Nuko turikusanya dukora ikintu gikomeye aricyo cyaje kubyara ibingibi byose mwabonye, iriya nzu n'ibikoresho byo kumufasha mu buzima bwo gutangira ubundi buzima bushyashya. Nabyita ko ari bushya kuko ubuzima yari arimo mu by'ukuri nk'uwabibonye ntabwo ari ubuzima nk'uko nawe yabyivugiraga, yari ariho ariko atabayeho. Rero ndashimira cyane umuntu wese wagize uruhare mu kugira ngo mama Mugisha avanwe
hari ahantu yari ari abe abasha gushyika aha ngaha n'ubuzima bushyashya nakita ko ari bushyashya atangiye. Kandi ndashima n'abantu ku giti cyabo batari mu matsinda bagiye bamuba hafi nk'abamama yashimye. Imana ni ukuri ibaha umugisha. Ndongera gushima kandi hari umumama niwe udukuriye, niwe uhagarariye fondasiyo yacu aba muri Canada, yaritanze cyane ku bwa mama Mugisha, nawe Imana imuha umugisha. Ikindi kintu nshima ni uburyo na organization ibi bintu byakozwemo. Mu by'ukuri habayeho guhuza imbaraga ariko hakoreshejwe amatelefone, bamwe tutaziranye, mbese hirya no hino kumva imbaraga zakorewe kuri WhatsApp, ibintu bigenda neza. Ikindi kintu rero numva narenzaho ku byavugiwe aha hantu, numva tutatererana, tutagereka amaboko mu mifuka ngo tuvuge ngo mama Mugisha tumushyikije aha ngaha, ubuzima ubu buratangiye bwe, agomba kwimenya n'ibikehoya. Ni umwe mu muryango, mama Mugisha uri umwe mu muryango wacu, tugomba kuzajya tugukurikiranira hafi, tukaba abavandimwe, abandi bakaba bakuru bawe, ababyeyi bawe. Ntabwo uri imfubyi mu by'ukuri, nta nubwo ukiri wenyine. Hamwe n'ubushake bw'Imana bizagenda neza, hari byinshi Imana izagenda ikugezaho. Nkuko ikindi narenzaho ni uko nyuma yo kuva aha ngaha hari abandi bagenzi banjye bari bafite gift bashakaga guha mama Mugisha, byaba byiza bayimuhereye hano. Hari icyo twari tugiye kuvuga natwe, siyo tugiye kubwira ameze neza. Iyi nanjye yanjye sibyo Fata ibara. Okay, wenda tutarasoza ati nanjye kuvuga nanjye turashima Imana yuko tubashe kuba turi hano. Mbe na mbere Sandrine, Imana imuhe umugisha cyane, sinzi uko nabivuga kuko niba atumye tubasha kuba twamenya mama Mugisha. Iyi nkuru irababaje kandi bibaho kenshi mu buzima bw'abantu, sibyo? Ariko twese ko turi hano bikaba bijye bitwigisha. Nifuzaga yuko ubutaha kuko umuvandimwe yabivuze twazahura no turi benshi cyane, sibyo? Hari amagurupe menshi nzi, hari abantu bakunda gufasha. Ubundi wenda intego yacu ni tuvuga ngo we rise by lifting others, cyangwa gufasha n'inshingano zacu. It's our duty to help others. Tubwira abandi bafite umutima wo gufasha, sibyo? Kuko wasanga turi kubyihererana, hari benshi bafasha mama Mugisha. Hari ababa bafite ibikoresho runaka, niba wenda ari kubura nk'intebe, abayitanga bagira neza, niba ari kubura ibiryo, hari abafite ibiryo bifuza kuba bakora iyo neza. Reka dukore ubukangurambaga mu bantu, sibyo abandi? Urupfu rukundo Imana ibahe umugisha, kandi natwe Imana iduhe umugisha. Sibyo, ndumva ari ibyo. Reka impano abavandimwe twishyize hamwe n'abandi batari bari hano turabahagarariye, sibyo? Gusa byose twebwe dukoze bibereye hano, reka ntaba ari twebwe, ntaba ari mwebwe, ahubwo bishe Imana icyubahiro, sibyo bavandi? Sawa, murakoze, Imana ibahe umugisha. Mugisha, nudaseka ntabwo byemerwa na wowe wawe wabwira na wowe Mugisha. Araza kuza kuduha Rama, ese twasajya shikarete. Murakoze cyane. Murakoze. Nawe mwakira bake. Igishangare ba.